Mwiriwe neza, ni Ingenzi show tugarutse ndabashuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda rwose pe, ntabwo mbaryarya, ntabwo ni kubabeshya, njye ndabakunda nubwo nyine bigaragara ko muri iyi si urukundo ruri kugenda rugabanuka, ariko ndabakunda pe. Mu by'ukuri njye numva nkunda abantu kuko nta mba numva nta muntu nifuriza iki, mba numva nta muntu nakwifuriza ko hari ikintu kibi cyamugeraho. Yewe niyo yaba ari umwanzi wanjye, mbizi ko ari umwanzi wanjye, ntabwo nabimwifuriza. Ni ukuri pe, ndababwiza ukuri. Namwe rero mureke mumere nkanjye basi. Niba munkunda koko mwagiye mureba mugakora na subscribe koko. Ni ukuri ndababwiza ukuri yuko ubundi niba ukunda umuntu uba ugomba no kubimwereka, ukamwereka ko umukunda cyangwa ukanabimubwira. Byibura nawe wakakwicara avuga ati runaka yambwiye ko ankunda, ngiye ntekereza ko icyo gihanga atagitatira. Nawe ukicara rero ufite icyizere yuko ufite abantu bagukunda. Ndabakunda rero, njye ndabakunda cyane. Imana kandi ikomeze kubana namwe, mbifuriza ibyiza gusa, nta bibi mba mbifuriza. Ntabyo dukeneye muri uyu mwaka wa 2025. Turifuza kuzagera ku bintu byiza gusa, ariko birimo gukizwa, harimo gukizwa kuko nidukizwa ibintu byacu bizaza ari sawa, bizaza bimeze neza. Ubundi rega iyo umuntu buriya hari ibintu nabonye, amategeko y'Imana nabonye asa n'ay'isi n'ay'igihugu. Ni ukuri igihugu ntabwo cyifuza abantu bakora urugomo, n'Imana ntibikunda. Igihugu nticyifuza abantu b'abajura, n'Imana ntibikunda. Igihugu nticyifuza abantu barenganya abandi, n'Imana ntibikunda. Nubwo tubona bibaho, ariko pe abantu baba bishe amategeko y'igihugu n'ay'Imana. Ni ukuri rero buriya kugera ku bintu byiza, ibintu byiza ubona ko uzarambana, ni ibintu wakoze mu mucyo bidafite inkurikizi, bidafite wicara ufite icyizere yuko ibyo bintu byawe nta kintu kigomba kubikoraho, nta muntu ugomba kuza ngo ibintu ni ibyanjye kuko wabigenje gutya ubigenza gutya. Mbese ibyo bintu kabisa mubyiteho, mukore neza, mukorane n'Imana, nicyo cya mbere, ubundi muzagere ku bintu byinshi by'agaciro. Hari ikintu nabonye abantu tugira, gusa hari ikintu nabonye abantu mana we tugira, ariko ntabwo ndimo. Yewe niba hari ikintu Imana mu buzima ntigeze ngira, nabwira Imana mu buzima bwanjye, ni ukugira ishyari ribi. Mfite kugira ishyari ryiza, ariko iryo shyari nabyita ko ari ishyaka ryo kubona wenda mugenzi wawe ateye imbere muri ubu buryo, nawe ukavuga uti ariko nakora iki kugira ngo nanjye ntere imbere, ndetse nanamusumbe murusheho no gutera imbere. Iryo niba ari ishyari, niba ari ishyaka, byose ariko biruzuzanya, kuko niba urumva naba mfite ishyaka ryo kugira ngo nshake ubwo butunzi, cyangwa se nararebeye kuri uriya nkagira ishyari ryiza. Ariko dufite abantu bagira amashyari, yewe mbega amashyari we. Cyakoze reka mbabwire abantu mugira amashyari, mwihane imbabazi zikiriho, kuko imbabazi nizimara kurangira ishyari rizabakukana, rizabirangiriza. Buriya ishyari ni ribi, riri gukoresha ibyaha. Ishyari ni ribi. Abantu muzi ko mugira ishyari, mukagirira bagenzi banyu ishyari, mukabona bateye imbere, mukumva ntimwifuza ko nabo banatera imbere, n'ibyo bibateje imbere bakabibamo bafite amahoro, mukumva mubifurije kutagira amahoro. Mwisuzume neza, mucunge neza rwose, Imana itazasanga mumeze gutyo. Gusa ikintu cyantunguye kikanungura, ni uko no mu basenga ibyo bintu bibamo.
ugasanga umuntu arasenga, urabizi ko asenga Imana, urabizi mbese uramuzi, mbese umuzi mu buryo bwo gusenga Imana, ukamubona nyine ukabona ni umuntu nyine usenga Imana, ariko ugasanga nawe mu bantu bagira ishyari nawe arimo. Cyane ukuri ndabifuriza kugira ngo mureke ishyari, ahubwo mugire ishyaka, mugire ishyaka, mugire ishyari ryiza, mwite ku gushaka ibyanyu, mwite ku gushaka ubutunzi bunyuze mu nzira. Kandi rero reka mbabwire rwose pe, mukazaye mubeshya abantu ngo murabakunda kandi mubafitiye ishyari. Narabicunze kenshi, hari ukuntu umuntu akubeshya akakubwira ngo aragukunda, ariko wareba imico yiwe, wareba uburyo agufata ukabona ntago agukunda, ukabona ahubwo urukundo rwe rurimo n'ishyari, mbese agufitiye n'ishyari. Rwose pe, abantu mwese nkunda ndabifuza kutazagira ishyari, mwese abantu nkunda ndabifuza kutazagira ishyari, kuko ishyari ni umwanda. Ishyari risa nabi. Uzi yuko uba uri kumwe n'umuntu uzi ngo ni inshuti yawe, uzi ngo murakundana, uzi ngo nta kintu wamumwima, nta n'ikintu wamuhisha, ariko ugasanga kubera nawe yibitsemo agashyari, ugasanga arakwanga, ugasanga mbese ibintu akugaragariza ni ibintu birimo agashyari, ni ibintu ubona ko waba wabuze ikintu, ukabona nyine mbese uzanabumva n'amagambo baba bavuga. Hari ukuntu bavuga amagambo neza neza, ugahita wumva ko n'agashyari karimo. Gusa abantu mwese mufite ishyari mwihane, imbabazi zikiriho, kuko hari igihe kigiye kuza. Cyane cyane ndabwira n'abo mu nzu y'Imana, abantu bitwa ko basenga, kuko abantu bitwa ko basenga nabo babaswe n'ishyari bagirira bagenzi babo. Wagera ku kintu ukabona umuntu yakurakariye, ukabona umuntu nakuvugisha neza nk'ibisanzwe, ukabona mbese yarakwishwituruba, ukabona ntashaka no kukuvugisha neza, mbese no kukuvugisha kure, ugasanga ari kukuvugisha nyine kwa kundi nyine uvuga uti ejo nzamukenera, ejo ntazamukenera, nawe amaze kumwigaragariza burundu naramwiyeretse ko mufite ishyari, ugasanga nyine turatandukanye kandi nari buzamukeneye. Rero mbabwire, izo nkundo zimeze gutyo muzireke, ahubwo ndabagira inama mukundane. Yesu arashaka ko dukundana urukundo, ruriya urukundo twikunda, aba ariko turukunda na bagenzi bacu. Imana rero nta kindi iba itwifuza, iba ishaka ko dukundana urukundo nka ruriya ruri muri Yohana 3:16. Abantu benshi murarizi ririya somo rivuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero mureke twizere uriya mwana, tumwizere tutamufitiye ishyari, nk'uko Satani yamugiriye ishyari. Satani yamugiriye ishyari ryinshi, yifuza kuba ari we wakabaye. Ariko icyo nababwira cyo ikintu Kristo yakoze nta nubwo Satani yajyaga kugishobora, ikintu kirimo urupfu. Ubu se kuko ninde muntu, ni bake cyane, turabizi hari abajya baduha ubuhamya bw'ukuntu bagiye bitangira abandi, ariko ntabwo ari benshi urebye n'abantu batuye isi, ni bakeya. Reka rero tugire urukundo rumeze nk'urwo Kristo yadukunze, nibwo tuzabana nta shyari dufite, nibwo tuzabana dukundanye, nibwo tuzabana neza, igihugu kikagira amahoro, urugo rwacu rukagira amahoro, abaturanyi bacu bakagira amahoro, isi yose tukagira amahoro. Mureke dukundane urwo rukundo Kristo yadukunze. Murakoze rero, niba munkunda pe, mukaba munkunda, mukore subscribe na share, kandi subscribe umuntu utarayikoze niwe wikora, ariko umuntu wayikoze warirebera gusa. Ikindi yadukorera nk'umuntu dukunda nyine nuko ya sharinga n'abashuti biwe, ya sharinga n'inshuti ziwe, ubundi nabo bakabasha kumenya ibyo tuba turi kuvuga. Murakoze rero, Imana ibarinde.